Katwakire umushyitsi mukuru Bege Mucyanja. The original copy, the brother from another mother, the King Kong, super manager, the King Kong. Yes, I'm the King Kong, inspiration of the youth. Girengureka magara gahonga. Nagira ngo mbashimire igihugu cyacu tuba cyaragaragaje ko nta injustice iri muri iki gihugu. Musinguzi, thank you very much. Nubwo nakwispirinze ariko nawe uri inspire ku bandi kundi urubyiruko rwinshi cyane. Today is difficult. Tomorrow is difficult. The day after tomorrow, it is simple. But many people die tomorrow in the evening. Nibwo namugejeje ikibazo nyine cyuko naguze hoteli nkaba narayihabwa baza kuyinsubiza, niyo mpamvu turimo kuyiserebura. Ni amashimwe menshi nagiye mbimushimira ahantu henshi hatandukanye. Ndacyamushimira nyakubahwa perezida wacu Imana igimubaye umugisha. Cyo namubwira twebwe urubyiruko rw'igihugu cy'u Rwanda tumuri inyuma, turi imbaraga z'igihugu. Musezeranyije ko ibyo azadukeneraho byose tugomba natwe kuhaba. Ariko urubyiruko rwacu rugira intege nke cyangwa nabyita ubushake buke kurangiza amashuri, akabona abashomeri ni benshi nawe kumva yagomba kujya muri uwo mubare w'abashomeri. No, nta muntu ugomba kukwigisha uko ugomba kubaho. Ni wowe ugomba kwigira icyo ushaka kuba cyo. Ukanga agasuzuguro, ukanga kuba hari uko udependinze ku bandi. Ntabwo ari byo. Hello people, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Ni BigTown TV, nitwa Patrick the Entertainer. Turi kumwe n'umujene usa neza cyane, wambaye neza gakote, umeze neza? Meze neza. Tugaye kaze kuri BigTown TV. Nakoze cyane. Ibwira abantu mu magambo make ntabwo tubiza gute. Nitwa Musinguzi Frank. Yego. Ndo umuyobozi nkaba na founder, CEO wa Best in Motel. Yego. Sinani's Frank General Supply Limited. Yeah. Hano turi ni kuri Best in Motel. Habereye ikirori cyo gufungura ku mugaragaro hoteli maze iminsi mike nshubijwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ibyo byiza cyane. Hanyuma wenda dusangiza abantu ku nkuru gatoya duse naho tugaruka inyuma. Ni ikibazo gejeje kuri perezida wa Repubulika gute? Ni perezida wa Repubulika wamugezeho ryari umubwira icyo byabaye muri Youth Connect ku itariki 23 z'ukwa munani. Nibwo namugejeje ikibazo nyine cyuko naguze hoteli nkaba narayihabwa baza kuyinsubiza, niyo mpamvu turimo kuyiserebura. Tunamushimira cyane His Excellency. Yarakoze, much respect to him. Yego. Byari byaragenze bite kugira umuntu utazi inkuru wenda ahita yumva byagenze bite? Se waguze wishyura amafaranga, harimo utundi tubazo mo hagati, ubundi ni ikibazo cyari kimeze gute kugira ngo umuntu utarozi iyo story neza ayumve mu magambo make? Urumva muri ibintu byose cyane cyane His Excellency no tubwira ngo tujye duhangana n'ibijya mbere, tujye imbere umwanya wo kujya inyuma. Ubu turi muri celebration, we are celebrating ibyo ko badushubije hoteli yacu. Ibyo byose habayemo ubugure bwo kutumvikana, sinabijya muri detail cyane, ariko gusa abantu benshi barabikurikiye. Nyine iyo habayemo kutumvikana mu masezerano ibyo bijya bibaho. Rero umwe muri bo abayigiza nkana. Byanze bikunze birakemuka. Gura His Excellency ni ibintu bimeze gute? Ni ibintu bitangaje man. Akenshi hari igihe umuntu ajya gutambutsa nk'ikibazo cye we akabanza kugiramo ubwoba. Dukaruka inyuma nyine ndashaka kudusangiza nyine iyo story. Uhagaze imbere ya His Excellency ugiye kuvuga ikibazo cyawe. Iyo uri mukuri ntabwo bugira. Ceke iyo uri mu manyanga nyine nibwo ugira ubwoba. Ariko njyewe byo navugaga numvaga ndi comfortable, nta n'ikibazo mbifiteho. N'ubuhe butumwa wamo? Urumva tugiye kujya muri campaign cyane. Ndamushimira. Ni amashimwe menshi nagiye mbimushimira ahantu henshi hatandukanye. Ndacyamushimira nyakubahwa perezida wacu Imana igimubaye umugisha. Cyo namubwira twebwe urubyiruko rw'igihugu cy'u Rwanda tumuri inyuma, turi imbaraga z'igihugu. Musezeranyije ko ibyo azadukeneraho byose tugomba natwe kuhaba. Njya mvuga ni
ahari kubwa banyarwanda natwe duhari kubwe yego kandi ndabizi neza ko 2024 yatinze kugera yatinze ku mutima tumufite ku mutima rwose ni ijana ku ijana nta nubwo wakwiriye guca hirya no hino yego best ni ziye service igira z'umwihariko kugira ngo ubwo turimo duserebura ariko n'abantu best hari hashize igihe kingana iki uyiguze arashize amezi 6 nyiguze narayihabwa utarayihabwa ifite agaciro k'amafaranga niki miliyoni nayiguze miliyoni 210 umukapo ndaza ko natwe amafaranga ari buze kutugeraho araza kuza inama ku rubyiruko uri umujene mutoya ayo mafaranga yose byagenze gute uko urumva nta mafaranga menshi miliyoni 200 na umunani uri mutoya uri umujene mutoya nabyo His Excellency akunda kutubwira nka motivation ukuntu uri mutoya we ibanga ryabaye iriye kugira ngo ugeze kuri ibyo bintu byose mu myaka yawe mikeya very good mbaje ikibazo cyiza cyane narindi banga no gukora no bushake kandi ururimi tuvugisha turimo kuvugira kuri izi mikoro ni rwo rwa mbere rurema ibintu byose yawe yaturiraho ibyiza kandi unaharanire kubikora kuko icyo umuntu ashaka kuba cyo niwe ukigira iyo wiyatuyeho ibyiza bikubaho iyo wiyatuyeho ibibi bikugeraho rero ururimi ku rubyiruko rw'igihugu cyacu ndabashishikariza gukura amaboko mu mufuka bagakora nta kintu na kimwe kidashoboka ndakubwiza ukuri ibintu byose birashoboka wabishyizemo ubushake kandi ukabitumbera ukavuga uti giye umwaka utanzajya mu Bushinwa kugira intego target na business na kindi kiziteza imbere target iyo ufite target niba uyu munsi ufite igishoro cya miliyoni 5 cyangwa 2 ukiha target uti mu myaka 5 zafite miliyoni 10 nyine ushobora kutabigeraho ariko ntago burya bitinda as long as ukorana ingufu kandi ufitemo ubushake birakunda ndakubwiza ukuri kandi nta kintu kidashoboka rero urubyiruko tureke kuba abajeyi tureke kuba abajeyi dukore tugira intumbero kuko ni twebwe ejo hazaza h'igihugu cyacu abayobozi bacu barimo barabyina bavamo nitwe bagomba kuzasigira igihugu mu maboko numva ari ibyo ngibyo yego hanze hano urubyiruko ruvuga ngo akazi karabuze niyo kapito kuyibona biragoye ukumva nyine umuntu ufite iyo mentality yo kuvuga ngo akazi karabuze igishoro nacyo we nicyo wamubwira aya kazi ntabwo kabuze wenda usiba kubona ko wumva wifuza ariko akazi ko karahari kuko iyo wicaye ugategura ikintu ntago igishoro cya mbere ari amafaranga liquide igishoro cya mbere ni idea cyangwa igitekerezo ubanza gukora igitekerezo hasigaye ugashaka ibigisapotinga ariko iyo ucitse intege bihita bipfa urananirwa bigahita bipfa ukumva nyine ntacyo bikumariye kandi iyo ucitse intege ku kantu kamwe ubwo uba witeye umwaku biba birangiye igishoro cyo rero ni mu mutwe ni ibitekerezo ntago wabura icyo ukora wicaye neza ukabishyiramo gahunda ukareka kudipendinga ku wundi muntu uwo ari we wese kuko uko byagenda uko ariko kose icyo ushaka kuba cyo urakibona kwishakamo ubushobozi ibisubizo kwishakamo ubushobozi ni ibintu bya mbere bimotiva abantu ariko urubyiruko rwacu rugira intege nke cyangwa nabyita ubushake buke kurangiza amashuri akabona abashomeri ni benshi nawe akumva yagomba kujya muri uwo mubare w'abashomeri no ugomba kuvuga uti ntabwo ngomba kujya muri ibyo ugomba guharanira icyaneza imbere icyo ari cyo cyose bikakuvuna ariko ukabibona ukabigeraho His Excellency avuga amagambo menshi cyane anafasha urubyiruko n'undi muntu wese nahe magambo we akenshi yagufashije yakumotive kugera kuri ibi byose ugezeho ni menshi nubwo ari menshi menshi gusa ijambo rye rimwe njya nkunda nuko adakunda umuntu utigirira icyizere akakubwira ati nta muntu ugomba kukwigisha uko ugomba kubaho ni wowe ugomba kwigira icyo ushaka kuba cyo ukanga agasuzuguro ukanga kuba hari uko udipendinze ku bandi ntabwo ari byo
His Excellency we ni role model w'igihugu cyose turamukunda kuko hari ijambo ajya avuga ibyo bita accountability. Accountability je icyo nkoze cyose ndabara accountability mu bintu byose mu magambo yose yatubwiye ariko iryo nkunda cyane kurusha ibindi accountability. Iyo ngiye gukora akantu nibuka ijambo accountability si ibintu byari bikwiye cyangwa si bikwiye ariko gusa ni byinshi namuvuga ariko tuzagira wenda umwanya uhagije tuba turacelebra ariko wenda dusoza urana akenshi nakako inama urubyiruko rudukurikiranye rukoresha ibiyobyabwenge urana uri umujene mutoya urasa neza kusanga umuntu yagiye muri ibyo bintu no gusa neza wenda bitakiri sawa n'ibitekerezo baticyakuka mu bitekerezo uyu munsi none bamwe mu babyiruko bavuga ngo nakazi usanga nyine babaragiye muri ibyo biyobyabwenge advice twisoreze dukomeze ducelebra. Nyine urumva ni bya bindi akazi ko karacyari kenshi na leta yacu wenda ishobora kongeramo ubukangurambaga kuko urubyiruko rwo kubera kugira ubushomeri bwinshi bituma benshi bahita bajya muri ibyo biyobyabwenge bikabaokipa ariko leta ikeneye kongeramo ubukangurambaga ndetse natwe urubyiruko tukagira intego n'icyerekezo tukareka kumva ko tugomba gutungwa n'ibiyobyabwenge cyangwa ari byo byakemura ibibazo byacu ntabwo ari byo rwose n'uwabikoreshaga agerageza bireke tunywe resi tureke ibiyobyabwenge kandi duharanira inyungu z'igihugu cyacu. Thank you so much. Amahirwe masa komeza cyane cyane tujye kwinjoyinga birakomeye. Asante tugeraho turekona ugifashe. Mwakoze cyane kudukurikirana. Asante.
yitwa Best in Motel Chelsea Hotel. Mwakomera amashyi menshi cyane bategura izina ryiza cyane. Abantu bategura iryo zina n'abahanga cyane kandi barasobanutse cyane. Mubundi rero kugira ngo dukomeze igitaramo cyacu cy'uyu munsi kandi cyo kwishimira ifungurwa rya hano hantu heza cyane, nagira ngo nze gusaba kugira ngo Wilson mu cyubahiro cyaze guhaguruka atanga ikaze ku bashyitsi maze yereke n'abantu mu cyubahiro cyaho bagomba kwicara maze atwakirire abashyitsi dukomeze dutarame kandi tugubwa neza. Murakoze cyane, murakagira Imana. kuvuga umugabo arimo kuvuga biragoye. Bienvenue dans tous. Najyaga mwumva kuri televiziyo nanamubona none live. Ndabakiriye cyane ariko mbere yuko ngira icyo mvuga cyinshi hari abantu kandi tugitegereje barimo kuza ariko meanwhile iyi high table reka twakire Frank Musinzi n'umudamu we baze bicare muri izo ntebe zo hagati ngo ndimo kwikorera protocole ko ndi umusaza muri uru rugo. Chantal Geoffrey na Mr. Mugunga turabakiriye namwe uko waje si ugomba kugenda imeze. There is no sharing on one bottle. Hanyuma icya kabiri, when it comes to eat, you eat food like eating medicine, or else you will eat medicine like eating food. So here we eat and drink and we don't share. Kubera izo mpamvu usiratangira ijambo ryo kubakira, ndashaka ko protocole bari hano, abakobwa bari hano n'abasore, buri muntu wese bamubaze icyo afata bakimuhe. Nijye ubivuze ariko sindi Yesu. Okay, nizere ko mwumva icyo navuze abari ikambere. Please comply my instructions cyangwa mwubahirize amabwiriza yanjye. Now twakiriye abantu bose banyakubahwa, bashyitsi bacu bakuru, hari n'abandi bari buze babakiriye, abanyamakuru bari hano, abaturanyi ba hano kuri hotel Best in Motel, inshuti, abavandimwe, abaturutse kure n'abaturutse hafi, tubahaye ikaze. Agenda y'uyu munsi yitwa ngo Best in, bakanditse hariya kuri Motel Celebration. Hari impamvu ikintu cyitwa celebration, wenda mu ijambo bari buvuge baraza kubisubiraho, ariko nuko hari impamvu yo gucelebratinga akaba ariyo nyito y'uyu munsi. So ntabwo tugiye kwicara gusa, igikuru nuko hari inyito Best in Motel Celebration. So there is a reason why we are celebrating today. Best in Motel Celebration. Kuko hoteli yo yari isanzwe n'ubundi hari ikora, ahubwo wenda iza kugiramo utubazo twa hato na hato tutajya tubura muri sosiyete, biravunana. Ariko kuri uyu munsi turacelebra ko bitakivunana, ubu bikaba biri mu nzira nziza y'akazi kuko hatakirimo ibibazo nk'ibyari birimo
bitari kuduha umwanya wo kuvuga aya magambo. Ibyo rero byari ibijyanye n'uyu munsi, kugira ngo buri muntu wese abigireho nosiyo. Ijambo ryanjye rero nyamukuru nta kindi ni ugushimira. Nkashimira abantu batatu, nkashimira igihugu cyacu. Mbere na mbere ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika wabashije kumfasha akansubiza hoteli yanjye nk'uko nabimuregeye turi mu nama ya East Connect kuri tariki 23 z'ukwa munani 2023, kandi yarabyumvishe. Ngira ni nayo mpamvu ndimo no kubyishimira ko ubu ngubu kuri uyu munsi nayishubijwe. Ndamushimira cyane cyane cyane. Message nshobora kumugenera naramuka abonye iki gikorwa ko cyabayeho ni uko urubyiruko rw'u Rwanda rw'igihugu cyacu tumukunda, tumuri inyuma, tumushyigikiye. Icyo azadukeneraho cyose turahari kubwe, nk'uko nawe ahari kubw'Abanyarwanda. Nkashimira na retired Kano Mabano Joseph ko yabashije kumva ubwumvikane, ikibazo akemera noneho ko gikemuka hatajemo ibindi. Nawe ndamushimira, nubwo twageranye ikibazo ariko ahari hose ndamushimira ko nyuma y'ibibazo twagiranye byakemutse. Nkongera nkashimira abaturanyi banjye bo tubana umunsi ku munsi. Nta muturanyi wanjye uranyiyama cyangwa ngo mubangamire mu bundi buryo. Ibyo nabyo ndabishima ko nshobora kuba niba nibeshye mbana neza nabo. Rero twese nk'uko turi hano twinjoyinge ikirori tugikomeze. Nyuma y'ibi hari ibindi byinshi, ariko sinabura no gushimira umugore wanjye ko tubana umunsi ku munsi. Ni byinshi nyine, abafite amagobo barabizi, abasore nyine nubwo ndi inspiration of the youth nk'uko super manager ajya bivuga, natwe dusigaye twinspiringa urubyiruko. Waratwinspirinze, twinspiringa abandi. Rero abafite amagobo barabizi, ubundi mu rugo haba harimo utuntu twinshi, ariko ndashima Imana ko nta tuntu turaza mu rugo, nta nubwo tuzaza. Rero umugore mwiza, komeza utere imbere, ndagukunda, nta kibazo. Reka nsoze nakira umushyitsi mukuru kuko yadusabye ko hari indi gahunda afite, kugira ngo twakire protokoli. Nibyo cyangwa nibyo nta kibazo, kugira ngo dufungurire cyangwa se ku mugaragaro mutubwire akomeza n'ijambo rye. Ngira ngo tukimara gufungura DJ ku buhanga bw'ibyuma wegere bugufi, ni indirimbo nziza cyane yo guserebra kuri uyu munsi udasanzwe. Ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi wo kwishima kubera ibidasanzwe byabayeho kandi byari byarasenyewe na benshi. Ni impamvu yo kubyishimira. DJ zamura volume ugeze mu gihugu cyacu. Bagiye vibe.
tuze kumwakira naho umwe umuhereze nawe yakire, noneho turabara gatatu dukore cheers kuri twese kugira ngo abari imbere batwakirire. Chairman umudugudu wacu ibintu arabyivugira. Murakoze Frank. Murakoze cyane. Ndamushimiye kandi namwe bashimira cyane. Kuko nashobora gutumira abantu kugira ngo yishimane nabo ntababone. Yaba ari ikibazo gikomeye. Kuba rero uyu munsi yashatse kwishima atari wenyine, ari kumwe n'umuryango ndetse n'inshuti, akaba yababonye ni igiciro gikomeye. Muragira musabe buri wese ahari duhuze ibiganza, buri wese ashimira undi turashimira. Nahoze ntekereza kuri uyu munsi w'itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 muri mwaka wa 2023, nsubiza amateka inyuma, nongera kwibuka itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu 1990. Mwese twese turabanyarwanda n'abatari abanyarwanda, iyo tariki barayizi. N'amateka mu gihugu cyacu, n'amateka yitangira ry'urugamba rwo kubohora igihugu, amateka yatumye igihugu mu rugendo rwabaye kugeza kuri uyu munsi. Iterambere ry'igihugu aho rigeze twese turahabona, n'abatatu y'u Rwanda abanyamahanga nabo barahabona kandi bashima u Rwanda, cyane cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame wakuye u Rwanda mu icuraburindi, nabo bafatanyije tugeze kuri uyu munsi. Ndagira ngo twongere twishimire urwo rubyiruko, abamaze gukura, abatakiri kumwe natwe batashye ariko batanze amaraso yabo kugira ngo tube tumeze uko tumeze uyu munsi. Nagira ngo twese dufatanye duhuze ibiganza tubashimire. Frank ngira ngo yagiye abica hejuru ibibazo yagiye agira muri business hano. Yamaze kugura iyi best in motel, no bayiguze yahuye n'ibibazo bikomeye, ariko icyo mushimira cya mbere nuko atigeze acika intege. Nubwo ari muto ariko ntabwo yacitse intege. Iyo muhuye mukaganira buri gihe, n'umuntu mu bibazo bye ahora aseka. Ngira ngo aho baganira, aho bava indimwe cyangwa se cousins n'abandi, muramuzi, ni umuntu uhora yishimye aseka. Mu bibazo bye yacitse intege, bituma ngira ngo n'urubyiruko rwamugenderaho rukamwigiraho kudacika intege mu buzima, kuko byanze bikunze intego yawe udacitse intege uyigeraho. Turagushimira rero ko hari aho wavanye urubyiruko, ngira ngo uyu munsi hari aho rugejeje, byibura umwe cyangwa babiri hari aho bazigeza kubera urugendo rwawe. Twongere tumushimire. The game changer. Ibyo kuvuga byo ni byinshi, ariko navuga ngo ndishimye cyane. Impamvu nuko kubona umwana mutoya nk'uyu Frank yagize kuri achievement nk'iyi. Of course tujye tubyanga tubyemera, ariko akazi karavuga. Nagira ngo twongere tumukomere amashyi. Badman, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, AT machine, the original copy, the brother from another mother,
the King Kong super manager, the King Kong. Yes, I'm the King Kong, inspiration of the youth. Ngira ngo reka magarira aho ngaha. By'ukuri rero nagira ngo mbashimire cyane abantu bitabiriye gushyigikira uyu musore witeje imbere, cyane ko nkuko mushyitsi mukuru bivuze, nkuko nawe ubwe yabyivugiye, igihugu cyacu kiba cyaragaragaje ko nta injustice iri muri iki gihugu, kubera ndibaza ko perezida wacu yigeze kuvuga ngo kugira ngo tugere ku byo tugezeho twahisemo inzira eshatu. Inzira ya mbere twahisemo ni ubumwe, inzira ya kabiri ni ugutekereza byagutse, inzira ya gatatu ni ukwishakamo ibisubizo. Asobanura inzira ya gatatu yo kwishakamo ibisubizo, yaravuze ngo kwishakamo ibisubizo ni igihe umuntu wari wese muri iki gihugu adashobora kurenganya undi ngo nuko ari umuntu runaka. Niyo nzira ya gatatu ya point yo ngiyo. Ngira ngo nibyo Musinguzi, thank you very much. Nubwo nakwispirarinze ariko nawe uri inspire ku bandi, kundi urubyiruko rwinshi cyane. Sore natinze, ngiye kwakira uriya muvandimwe avuye muri Canada, niyo mpamvu natinzeho gatoya. N'ubwo ndamuvana hanga mutwara iwe Kibagabaga, ariko jewe nawe duteranyije tukwemereye 500. Amashyibe cyane. Ayo mashyimu yongeremo kagira Imana mwe. Izo ziti imfura za Beneri. Ngewe ku giti cyanjye ikintu nabwira abantu nuko buriya umusaza umwe bitaga ngo ni Nelson Mandela yaravuze ngo a dreamer is a winner and the winner is a fighter and the fighter never gives up. A dreamer is a winner and the winner is a fighter and the fighter never gives up. That's what we have done. Yundi user kundi muntu kubera ko numvishije kugira ngo ujye gutera step ujye kugera kuri head of state, ntago ari hariya byari byaciye gusa uza kundi bara give up kavuga uti ariko waravuze uti one day things will be done. Jack Ma yaravuze wa muherwe w'umushinwa mujya mwumva, yaravuze ngo today is difficult, tomorrow is difficult, the day after tomorrow it is simple, but many people die tomorrow in the evening. Yes. Uyu munsi birakomeye, ejo birakomeye, ejo bundi bizabyoroshye, ariko abantu saa 5:59 z'ejo n'inzoro nibwo abantu bananirwa bakazamura amaboko. Njya numva abasirikare bagira, yesi n'umusirikare, ariko njya numva hari military language nkunda baravuga ngo jitahidi hata sekunde moja, ngo ihangane niyo ya sekonda rimwe, jitahidi hata sekunde moja, vumilia sekunde moja, sekonda rimwe gusa ishobora gutuma ucungura abantu benshi. So this is what you have done for yourself and for your family, and now that's why people are gathering here because of you. Big up to yourself once again, my younger brother. Ndabashimira cyane n'abatindiye, ndashimira ijambo ryiza mwavuze, ndashimira abavandimwe bakubaye hafi. Nagira ngo mbabwire ngo urubyiruko cyane kwigireho ariko bibe n'isomo cyangwa se bibere n'abantu. Ngibi niba bigaragaza ko igihugu cyacu, ngira ngo umukuru w'igihugu President Paul Kagame aba perezida bwa mbere mu 2003, nari nkiri umwana, ari mu gatandatu primary season ibyo, ariko ndibuka kubera ko ndi umuntu watangiye buriya nguko umwana umureze niko akura, uko datandeze guhera kera ndi muri slogan zo gukunda igihugu no kumva amateka yacyo no gukurikira, kugira ngo uko yarambwiye ati buze igihugu buze ubuzima buze byose. Ndibuka ijambo perezida yavuze icyo gihe aba perezida bwa mbere, yaravuze ngo nzayobora iki gihugu kandi ntaho mbogamiye, ntaho uzarenganywa. Iryo jambo ndaryibuka, yarakiri ikibazo ni transition time byari bitaraba mu 2003, muzabirebe. Ni yaravuze ngo iyi ni intsinzi ya buri wese, y'abantu n'abatantuye, kandi buri wese azisanga mu gihugu, ntaho nzabogamira, ntaho uzasumbanywa n'undi. So Frank, thank you very much. Abantu mwese mumenye ko turi mu gihugu twese, hari icyo bita mu gifaransa ngo égalité sociale. Nous sommes égaux, pas de problème, même si le français ne parle.
hanyuma kuri rwa rubyiruko Dege Muchenja, Badman, President of the Street, Ambassador of the Ghetto, Voice of the Money, the best of East Africa, the front line commander, 80 machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong super manager, the King Kong, yes, I'm the King Kong. Inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to Paris, from victim to the champion, mtoto wa Mungu, the Konyine boy, talk of the city. Akomeye mashime cyane, super manager, ATM machine, Kikongo, mukomera mashime cyane umushimira kandi yarakoze cyane. Dushimira cyane ubuyobozi bwa Best in Motel, tubashimira cyane bakoze cyane.